amwe mu mafunguro byaba byiza kurya ari uko atetse. Mu nkuru yatambutse ku mirire twari twavuze ku mafunguro biba byiza kurya ari mabisi kuko ariho intungamubiri ukeneye ziboneka ku gipimo cyiza. Mu gusoza iyo nkuru twari twavuze ko ubutaha ku mirire tuzavuga ku mafunguro noneho burya biba byiza kurya igihe atetse aho kuyarya ari mabisi. Ubutaha rero n'uyu munsi hageze tugiye kubaganiriza ku mafunguro ane biba byiza kuribwa igihe atetse. Ikiribwa cya mbere byaba byiza kurya ari uko gitetse ni ibihaza. Ubusanzwe ibihaza biba mu muryango umwe na watermelon, bityo hari abashobora kubirya ari bibisi bibwira ko ariho babona intungamubiri zabyo zuzuye. Oya sibyo, ibi ni ukwibeshya kuko ibihaza cyangwa se imyungu muri rusange biribwa ari uko bitetse kandi kubiteka ntacyo bihindura ku ntungamubiri zibamo. Umwihariko w'ibihaza ni uko kubiteka bituma beta-carotene bikungahayeho ibasha kunyunyuzwa neza mu mubiri, nuko ukayihinduramo vitamine A kandi yifite akamaro kanyuranye mu mubiri wawe. Ikiribwa cya kabiri byaba byiza kurya ari uko gitetse ni inyanya. Nibyo koko guteka inyanya bituma vitamine C ibamo yangirika, ariko nanone inyanya ni isoko nziza ya lycopene igezweho kurwanya kanseri, ariko inyanya zitanga gusa igihe zitetse. Iyo utetse inyanya bituma wa muriro ushwanyaguza ibikuta bikikije iyo lycopene, nuko wazirya umubiri wawe ukabyungukiramo urwanya kanseri. Bitewe n'uko vitamine C hari ahandi henshi wayikura mu mboga n'imbuto, ni byiza cyane ko wateka inyanya kugira ngo winjize na lycopene itaboneka cyane mu bindi biribwa nka vitamine C. Ku rundi ruhande ariko niba wifuza gutakaza ibiro cyangwa wifuza kongera akagufu mu gutera akabariro, inyanya wazirya ari mbisi nibwo zagufasha. Ikiribwa cya gatatu byaba byiza kurya ari uko gitetse ni karoti. Ubusanzwe karoti nazo benshi dukunda kuzirya ari mbisi, by'umwihariko na salade ziriho, uretse kuba ibisa neza burya inaryoha kubi. Nyamara abantu benshi ntibazi ko karoti zibamo beta-carotene. Iyi ikaba ubwoko bumwe bwa carotenoids zizwiho gufasha umubiri gusohora uburozi n'imyanda. Umubiri iyo winjije beta-carotene uyihinduramo vitamine A, bityo igafasha amaso kureba neza, kongera ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no kongera imyororokere n'imikurire y'amagufa yawe. Iyo utetse karoti nibwo iyi beta-carotene iboneka ku rugero ruhagije, ariko niba uzishakamo vitamine C gusa wazihekenya zidatetse, by'umwihariko ku bantu bashaka kugabanya ibiro. Ikiribwa cya kane byaba byiza kurya ari uko gitetse ni epinari. Imboga za epinari zikunze kugirwaho impaka, bamwe bati kuzirya ari mbisi nibyo bizima, abandi bati kuziteka nibyo byiza. Ubusanzwe epinari zitetse zibonekamo vitamine A na vitamine E icyarimwe, kandi zibonekamo fibre, zinc, vitamine B1, calcium ndetse n'ubutare. Ku rundi ruhande ariko epinari mbisi zibonekamo vitamine B9, vitamine C, vitamine B2, vitamine B3 ndetse na potassium. Ibi rero byagura amahitamo yawe mu kurya epinari hagati yo kuziteka cyangwa kuzirya ari mbisi, uzashingira ku cyo ushaka ko zimarira umubiri wawe. Zirikana ko bitewe n'uko vitamine E iboneka hake kandi na poroteyine ziboneka mu bimera bike, ibyiza nuko waziteka kuko ibiboneka muri epinari mbisi binaboneka mu bindi biribwa binyuranye. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro
kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no kumbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.